Haleluya. Reka dushimire Imana cyane muri iki gitondo. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Nanone twongeye kubona igitondo. Kuko kuramuka tubikesha Imana. Nta masezerano tuba twagiranye n'urupfu ko ruri buze gutwara abandi twebwe rukadusiga. Ariko Imana igenga byose iba yabonye ko dukwiriye kubaho n'uyu munsi, ikaduha ayo mahirwe. Reka rero ayo mahirwe tuyakoreshe twiga ijambo ryayo. Reka dusenge Imana. Urakoze Data wahabwa icyubahiro. Mu isi no mu ijuru ukwiriye kubahwa. Reka abari mu isi yose bavuga ko imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Reka muri iki gitondo tubashe kubona izo mbabazi. Yaba twe tugiye kwigisha n'abagiye gukurikira, reka ubuntu bwawe bwuzure imitima yacu, maze dusobanukirwe n'umugambi wawe kuri twe. Umwuka wawe wasezeranye ukavuga ko uzamuduha utamugeze, umuduhe ku rugero rushyitse mu izina rya Yesu. Nongeye kubasuhuza mwese. Tumaze igihe kirekire twigana ibyigisho. Mugiye kuganira na TUMUKUNDE ndetse n'umutonanita. Twize amagambo menshi akomeye. Twize uburyo umunyabyaha yagera kuri Kristo kandi akahabonera imbabazi. Twize uburyo Yesu yaje mu isi agacungura abantu. Twize uburyo yashyizeho ibyaha byacu. Twize ibyigisho by'ubuhanuzi kugira ngo turebe ibigiye kubaho muri iki gihe. Ariko ubuhanuzi ni nk'indorerwamo cyangwa se amarinete atwereka ibiri kure cyane. Ni nka jimeri ku musirikare. Kandi ni ndeba kure mu yandi magambo. Kandi icyo gikoresho gikoreshwa n'abasirikare, ntabwo ari icy'abasivili. Bivuze ngo igihe turi kureba iby'ahazaza, tugiye no kureba ibigiye kubaho, tuba dukeneye no kumenya ko koko turi abasirikare ba Kristo. Niyo mpamvu umuvandimwe watwigishije ejo yatubwiye ko dukwiriye kumenya ko twanditswe ku rutonde rw'abasirikare. Yatubwiye ibyo kwizera Yesu. Uyu mwanya tugiye kwiga amagambo avuga ngo nimutihana muzarimbuka mwese. Nimutihana muzarimbuka mwese. Yesu yenda kuza ku isi, yatumye uwo kumubanziriza, uwo yitwaga Yohana. Yohana umubatiza. Yohana agitangira kwigisha yabwiye abantu ngo mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi.
nkuko tubisoma muri Matayo igice cya 3. Kubishoma mu Matayo igice cya 3. Nanone mu gice cya 4 cya Matayo nambwe no mu gice cya 4 cya Matayo tuhabona na Yesu atangira kwigisha. Hareba na Yesu atangira kwigisha. Nawe yatangije amagambo nk'aya Yohana. Nawe akatanditse bwa mbere nk'ibya Yohana. Ubwo yavugaga ku murongo wa 17. Abo yabiri nagamba mushorongo bugumna mushanje. Matayo igice cya 4 17. Matayo igice cya 4 igumna mushanje. Yesu ahera ugatangira kwigisha. Ubwo Yesu yatandika kuvurira nagira ati mwihane kuko ubwami bwo mwijuru buri hafi. Mwese ahakuboka bo mwiguru buri wirire hihi. Urumva ko nawe amagambo yavuze no urana wange bigambe byagambire yarahuye n'amagambo ya Yohana. Kandi bishana n'ibigambo bya Yohana. Kuko na Yohana nawe yari yarabwiye abantu kwihana. Ahabo kubona Yohana nawe akayagambira abantu kwetisa. Nkuko biri muri Matayo igice cya 3. Nkuko biri muri Matayo igice cya 3. Ku murongo wa 2. Mushorongo wa 2. Haranditswe ngo handikire mwihane kuko ubwami bwo mwijuru buri hafi. Kwetisa ahabo kubukama bo mwiguru gwirire hihi. Natwe nicyo tubabwira uyu munsi. Nitwe nicyo turi tubagambire izo. Mwihane kuko ubwami bwo mwijuru. Kwetisa ahabo kubukama bo mwiguru hihi. Yohana yigishije kandi abatiza. Yohana akagesa kandi ari kubatiza. Iyo tugiye ku murongo wa 8 azamushorongo wa 8 Yohana 3:8 ndetse duhereye ku wa 7 nangwa twatangira gwa mushanje. Abonye abafarisayo n'abasadukayo benshi. Uko yarebere abafarisayo n'abasadukayo bingi. Bazanwe no kubatiza arababaza ati. Nibisha kubatiza ubwaye ababuza ati. Mwabana b'inshiramwe. Mwe bana benjo kamwe. Ninde waburiye ngo muhungu umushinga uzatera? Habwire ikintu gace hunga ikintu gace ikiri kwenda kwija. Nuko mwera imbuto zikwiriye abihana. Mwane byana ebishemerera betisize. Ntimukibwire muti dufite Aburahamu we sogokuruza. Mbisani mugiro mu mitima yitu mu mitima yanyu muti tuyine Aburahamu niwe tatenkuri. Ndababwira yuko Imana ibasha guhindura Aburahamu abana muri aya mabuye. Banyoni mbagambira nti ruhanga nabasa amabare aga gahinduramo Aburahamu abijukuru. Umurongo wa 10 ndetse ubu intorezo igezwe ku bishyitsi by'ibiti. Nambwene mpango etirwe ahakitsinzi cy'umuti. Nuko igiti cyose kitera imbuto imutugona utakwana byana birongi kizacibwa kijugunwe mu muriro. Yate mwana gunagwe umuriro. Uyu Yohana dusoma ahangaha Yohana ngo turiyonshoma yigishije abantu ubutumwa bwiza. Akagesa abantu amakuru marungi. Kandi yababwiraga ibyo kwihana. Nanga abana bagambira ibintu byo kwetisa. Ariko mu bari hafi ye konka babiri bari hihi nawe harimo abafarisayo n'abanditsi b'indyari. Harimo abafarisayo n'abahandiki b'indyari. Bo bumvaga ari abakiranutsi. Bo bakandi bahura bashyikirire. Bumvaga badakeneye kwihana. Bakandi bahura batakwetenga kuko basa kujura. Iyo abafarisayo bitegerezaga abanyamahanga. Abafarisayo kuba babiri bareba abanyamahanga. Babafataga nk'amabuye yari aho ngaho. Bakaba bakwatanga amabara gari yawo. Icyakora nabo bari baje kubatizwa. Konka nabo bakabizire kubatizwa. Atari uko bihanye. Kugira ahabo konka bakabatetisiza. Ahubwo ari kugira ngo bazaba bambere mu ngoma ya Yesu. Kureka ngo bije baba bakubanza umukama ahangoma ya Yesu. Yohana wabonye arabamenya. Yohana wabwo yabarebere yabamanya. Amenya ko ari indyarya. Yamanya ngo nendyarya. Amenya ko mu mitima yabo batihanye. Yamanya ngo mu mitima yabo tubetisiza. Nuko abasaba kwera imbuto zikwiriye abihana. Yabashaba kwera imbuto zishemerera abanda betisiza. Yarababwiye ati akabagambira ati ntimwishuke mutakaye biha ngo mukomoka kuri Aburahamu. Mu rugara Aburahamu. Kuko Imana ishobora guhindura aya mabuye mw'abana ba Aburahamu. Ahabo kube hangana basa kuhindura amabaraga abana ba Aburahamu. Mu yandi magambo yarababwiye ati mu bindi bigamba kabagambira mwe mwita ko muri abakiranutsi. Mwe mwita kumushyikirire. Abanyamahanga mukabafata nk'amabuye. Abanyamahanga mu bakwatanga amabare. Ariko nabo banyamahanga bashobora guhinduka abana ba Aburahamu. Babasa kuhinduka abana ba Aburahamu. Mwebwe mugacirwaho iteka. Imwe mubasa kucerwaho rubanje. Kandi ibyo ngibyo bigiye gusohora vuba. Kandi bibyaza kujajwa muno. Yesu atangira umurimo. Akutandika umurimo. Yigiriye ku nyanja. Akegera hanyanja. Abantu b'insuzugurwa. Abantu babiri bajoro. Abari bahitamo ngo bamukurikire. Nibo yahesha zirimo ngo bakurate. Abari bakoresha umurimo. Nibo yakoresha umurimo.
kandi mu mwaka wa 34 kandi mu mwaka gwa 34 imbabazi zarangiye ku bayuda, imbabazi zikawa abayuda, zigira mu banyamahanga. zayigira mu banyamahanga. Cyo tukeneye gutekereza ibintu None wanjye uri no kutekateka ibintu by'umuntu, kuko nutihana uzarimbuka. ahabo kuba wabotisize noza kuberekerera. Abafarisayo b'indyarya turi kureba, Abafarisayo bene yajya kutureni tureba aha, bajyaga batekereza ibintu byabayeho mu gihe kandi cyashize, batekateka ibintu byabireho mu bwiro bwabwe, nk'uko tubisanga muri Matayo 23 tushanga umuntu Matayo 23 uhereye ku murongo wa 29. watandikira mushorongo gwa 29. Yesu hari icyo yababwiye. Yesu yine kiyabagambiye, Mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya, muri yakareba imwe bahandiki n'abafarisayo ndyarya muzabona ishyano kuko mwubaka ibituro by'abahanuzi okuba mombeka ebituro by'abanabi, mukarimbisha inzibutso z'abakiranutsi, musharura ebijityo by'abakirire, mukavuga muti ngira ngo iyaba twariho mu gihe cya basogokuruza twabire turuho mu biro byabashe tatenguritwe, ntituba twarafatanije nabo kuvusha amaraso y'abahanuzi. twakwatanise nabo omushesha eshagama y'abana, uko niko mwihamya uko mweshinja yuko muri abana babisha abahanuzi. muri abana babo abisira banabi, ngaho nimwuzuze urugero rwa ba sekuruza banyu, mwijuze urugero rwa bashenkuri, mwanzoka mwe, mwajoka mwabana b'incira mwe, n'abana b'encwera, muzahunga muti iteka ry'igiheno, muyakira muta urubanza rwa genema. nuko rero kubw'ibyo Ntabwo ngiye kubatumaho abahanuzi n'abanyabwenge n'abanditsi, batumaho abanabi n'abanyabwenge n'abahandiki, bamwe muri bo muzabica muzababamba, hariho muri yabita abandi muri yababamba, abandi muzabakubitira mu masinagogi yanyu, n'abandi muri yabaterera muri sinagogi, muzabirukana mu midugudu yose bajyamo, muri yabahiga mubabinje mu tawuni zona ezi barerugamo. 35 35 muhere ko mugibweho n'amaraso yose y'abakiranutsi, turi kwaho amaraso yose y'abakiranutsi yaviriye ku isi, eyabarikwera yona eyasesirwe umunsi, uhereye ku maraso yabera umukiranutsi ukwiha ahashagama ya Abeli ukirire, ukageza ku maraso ya Zakariya mwene Berekiya, ahashagama ya Zakariya mwene Barakiya, mwiciye hagati y'ahera h'urusengero n'igicaniro. hagati ya hekalu n'itambiro. Murongo wa 36 36 ndabwira yuko simanzima nimbagambira nti ibyo byose bizasohora ku biki. ebyo byona birihika aha bantu ab'obusinjo. Abafarisayo b'indyarya, Abafarisayo b'indyarya basekaga bene wabo, bakandi basheka bine wabo, bene wabo ba kera, bine wabo bakare bakabaseka ngo bishe abahanuzi. babashekera ngo bakita abanabi. Abo bene wabo Bine wabo nibo bari baragiye barenganya abahanuzi ba kera, bagenzire ni bantu babona abonesa abanabi babakare, barimo ba Isaya na ba Yeremiya, ba Isaya na ba Yeremiya, yaba ba Isaya ba Yeremiya ba Isaya na ba Yeremiya n'abandi bahanuzi batandukanye. n'abandi banabi batakushana, Icyo bavugaga ni inkuru ya Yesu, kibabire nibagamba nebya Yesu, bavugaga Yesu wendaga kuza. bakandi bagamba Yesu uwabire nenda kwisha. Ariko nubwo bavugaga inkuru ya Yesu, Nubwo babire nibagamba aha makuru ga Yesu, bararenganijwe. bakabasa kwitwa kute. Hanyuma mu gihe cy'abafarisayo, Umugire w'abafarisayo mu gihe nabo basekaga bene wabo ngo barenganyije babire abahanuzi, nibasheka bine wabo ngo bakabasa kubona abonesa abanabi, bo bakoze igikomeye kurutaho. bo bagakora ikikomere kukizabo. Yesu nyirizina yari yiziye baramwanga, Yesu wewe nkake izira bamwanga, ndetse banga n'intumwa ze. ntabwo bayanga n'intumaze, Nubwo bavugaga ko bakiranuka, nabo babire bagira ngo bashyikirire, ariko bo bakoraga ibibi birutaho. ubwo abakandi bakora ibibe bikukizabo, Bivuze ngo urubanza rwabo rwari rukomeye, ikikumanyisa ngo urubanza rwabo rukarugumira, ku buryo bageretsweho n'amaraso y'abandi bakiranutsi aho bose. babatiyeho n'urubanza urushagama y'abaya babiri bashyikirire bona. Bavandimwe mukurikiye aya magambo, Banyweni banje abakuratire bigambe ibi, ushobora guseka abafarisayo nubasa kushekera abafarisayo ukavuga ngo nabo batukaga abahanuzi, ukagira ngo nabo bagana bajuma bahanuzi ngo banze Yesu, ngo bakanga Yesu,
ngo bakwisha abantu, ngo bakita abantu, gaseka abo batambyi, bashikira abanyamurwabo, ndetse n'abami bamwe, nangwa n'abagaba bamwe, ngo bishe intumwa z'Imana, ngo bayisire intumwa zayo, ngo bakubita abantu b'Imana, ngo batera abantu bahamwe. ariko nawe ukaba umeze nkabo. Kuko niwe uburyoshye. Urubanza ntabwo rwo ruzabura urubanza rwo turubura kwija. Yeremiya 18 Yeremiya 18 umurongo wa 18. Yeremiya 18 umushorongo wa 18. Hari uburyo abantu benshi bakubita abahanuzi. Ino uko abantu binji bakutera abana. Umva ukuntu Yeremiya bamukubise. Urura Yeremiya ko bamutiye. Maze baravuga bati, hanyuma bagira bati, nimuze tugambanire Yeremiya, tugire Yerusalemu mu nama. nimuze tugambanire Yeremiya kuko amategeko atazabura kumutanga. Mwije tugire Yerusalemu mu nama, abo kuba biragiro tibiruga aha munyamurwa. N'inama ku munyabwenge, nari inama kuruga aha munyabwenge, n'ijambo ku muhanuzi, n'ubujya kuba ikigambo ahari nabi. nimuze tumukubitisha ururimi, mwije tumuberehereze, tumushishe, kandi twe kwita ku magambo ye. ureke kweta aha kigambo cye na kimwe. Bivuze ngo kutita ku magambo y'umuhanuzi, Ekimanyisa butafaha bigambo byo abya nabi, ukamusebya, ukabasa kumushwaza, nabwo ni ukumukubita. ubwo nabwo no kumutera. Turasomye ngo nimuze tumukubitisha ururimi. Twashoma ngo mwije tumuteze ururimi. Bivuze ngo kwanga amagambo y'Imana, Ekimanyisa ngo kwanga ibigambo bya Ruhanga, no gukubita abahanuzi no kubica, no kubaza no kutera abahanuzi nangwa no kubika, ni ugukubita abavuga butumwa. no kutera abakugambo kutumwo. Biba bizarangira urubanza rw'amaraso y'abahawe Imana agiye kuri wowe. Nibihendero rubanja rw'abaseseshaga Mariya barikwera rwazariwe. Muvandi muri kumva aya magambo, Yani wanyuriyo no hure bwambe, urubanza rurahari. urubanja ruho. Daniyeli igice cyaho cya 7. Daniyeli ecweka cyamushanshu. umurongo wa 10 Umushorongo w'ikumi haranditswe ngo, nahandikire ngo, imbere ye hatembaga umuriro, mishoge hakarugamo umugera gw'umuriro, uduhumbagiza baramukoreraga, rukumi emirundi enkumi bamuhereza, kandi inzovu inshuro inzovu n'abakumi emirundi bikumi bari bamuhagaze imbere. bayemerera omishoge. Imanza zirashingwa, Imanza zatandika okuhurirwa, ibitabo birabumbura. ibitabo byashobora. Rwa mbere rwa Petero 4:17, Ukubanza rwa Petero 15, rwa Petero 4:17, ukubanza rwa Petero 4:15. hari amagambo akomeye ahari. Ariko kandi bwumere biriho. Haravuga ngo, Ntagira ngo kuko igihe kigiye gusohora, abo kubona kubikire, urubanza rukabanziriza mu b'inzu y'Imana. ubanja okutandikira ahaba umunju yaranga. Ariko se niba rubanziriza kuri twe, Mwe nukurura bene rubandiriza ahari twe, iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza rizamera rite? mwe ubwo batorobera injiri yaranga yabaguta. Bene data, hari urubanza. Bine tata hariho urubanza. Yakobo 2, Yakobo igice cya 2 umurongo wa 12, Umushorongo w'ikumi. haranditswe ngo, Handikire ngo, muvuge kandi mukore aha wenshi mugamba kandi mukore, nk'abajya gucirwa urubanza, aha wenshi mugambe kandi mukore nk'abantu abari gucirwa urubanza, nk'amategeko atera umudendezo. ibiragiro eby'obusinge. Bavandimwe, inshuti zanjye, Banyoni banje, ibyo dukora byose ebi turi gukora byona dukeneye kuzirikana ko hari urubanza. tuyine kumanya ngo hariho urubanza. Buri kintu cyose umuntu akora kirandikwa, Buri kintu cyone cy'umuntu cyari gukora nicyandikwa, kandi ibyo byose bizagaruka. kandi ebi byona nibijagara. Umunyezaburi yigeze avuga amagambo, Umunyazaburi akagambe bigambo,
ibyo urabikora nkakwihorera, ibyo nabikora mwese, ukibwira yuko mpwanye nawe, ugateka ngo nishana niwe, ariko umunsi umwe bizaza imbere y'amaso yawe, uko bikurikirana. Ayo magambo ari muri Zaburi ya 50. Bene data ntabwo dukeneye gutegereza yuko ibyo bizaza imbere yacu igihe cy'imbabazi cyararangiye. Dukeneye kubyihana hakiri kare. Ntabwo dukeneye guseka abandi ngo banze imbabazi z'Imana mu gihe ibyo dukora bisa n'ibyo bakoze. Ejo twabonye icyigisho kivuga ngo amaherezo ya Baraba, ariko muri icyo cyigisho twabonye umugabo witwa Pilato n'uwitwa Herode. Yaba Herode imbabazi zamurangiriyeho kuko yari yarumvise ubutumwa buturutse kuri Yohana, yanga kumva ahubwo amuca igihanga. Igihe yaragaruriwe amahirwe, ubwo bari bamugejeje Yesu imbere ngo amucire urubanza, Herode ntabwo yigeze yihana. Ibyo byararangiye. Pilato nawe yumvise ibya Yesu biramutsinda, amenya ko Yesu ari umwana w'Imana, ndetse yumva yifuje kumubohora. Ariko umutima wa Pilato wo gukunda icyubahiro no gukunda kunezeza abantu no guhuzagurika bimubuza gufata umwanzuro, nuko birangira Pilato arimbutse. Yaciriye Yesu urubanza rubi, aramutanga ngo bamwice, nubwo yakarabiye imbere yabo, ariko yashoboraga gufata umwanzuro Yesu nabi. Ariko yatanze Yesu ngo apfe kugira ngo ashimishe abantu. Ariko ubwo bwami yifuzaga kugumaho nta gihe kirekire yabumazeho. Bivuze ngo Pilato ibyo yahungaga n'ubundi nibyo byamugeze, n'ubundi by'umunyabyaha atinya nibyo bizamwica. Icyo dukeneye ni ukwihana. Tubonye amaherezo ya Herode na Pilato. Herode wakurikiyeho, wasimbuye uyu Herode, nawe ntabwo yigeze yubaha Imana nk'uko tubisanga muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ndetse no mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa muri Bibiliya mu gice cya 12 ku murongo wa 22 hatubwira inkuru ya Herode, uburyo yari ari ku bwami, nawe ngo yakundaga kunezeza abantu bitewe n'uko ibya Yesu bitakundwaga. Herode kugira ngo anezeze Abayuda yafashe Abakristo benshi arabafunga, abenshi arabica. Nuko umunsi umwe kugira ngo anezeze Abayuda afunga Yakobo, nuko amuca umutwe. Nuko abonye ko ibyo akoze binejeje abantu, yifuza kubanezeza kurushaho, nuko afata na Petero nawe aramufunga. Nuko nawe ateganya ko azamwica kugira ngo abantu barusheho kumukunda. Ariko igihe Petero yari afunzwe, Herode yaragiye ategura ibirori. Ategura ibirori kugira ngo azice
Herode yateguye ibirori Herode akabasa kutebekanisa urukungano naye ngashipate kugira ngo yice Petero, kugira ngo abase kwita Petero. ariko muri iryo joro Kunko mukirecho marayika yavuye mu ijuru marayika akarugo mu iguru ajya gufungura Petero. yaza kwigurira Petero. Petero ava muri gereza, Petero yarugo mu gihome nuko arataha. yataha. Herode biramubabaza, Herode byamushasha abari bamufunze ababere bamusibire mwe arabica yabita ngo ntabwo bamurinze neza. baramurinze iki. Nuko igihe Herode yari mu birori, Herode byabiragiye mu birori abantu umuterane nkuko tubisoma kuri page ya 97 kubishoma hapeji 95 yari ahagaze imbere y'abantu akayimirira mu mishoka abantu nuko atangira kuvuga ijambo. yatandika kugambe ikigambo N'abantu baranezerwa cyane, n'abantu bashemererwa munonga ubumva azi kuvuga rwose, bahura n'abanyabwamba agiye gusa nta kwicisha bugufi yari afite. kino kweteka hansi kuyabiraye. Nuko abantu batangira kumuramya nk'Imana. Akati n'ibicurezi abantu batandika kumuramya karanga. Ngo Herode yarazi ko atari ukwiriye ikuzo, Herode ngakana kimanyege ngo tuwoshemerire ukubasa kuhimbisirwa, nyamara bamuhaye icyubahiro kunga bakamuhereza kitenisa ngo nawe yemera ko abantu bamuramya nk'ikigirwamana. Yikiriza abantu ngo babase kumuramya nkazarahanga. Ngo Herode yiyumvisemo intsinzi, Herode ngakehuramo ubusinguzi kandi ubwibone bugurumana mu mutima we, kandi kwemanya kwa yongera mu mutima we, maze bugaragara mu maso ye hasa byarebego mu misho ye ubwo yumvaga bavuga bati, ubuyabire nahura nibagira ngo nkuko tubisoma mu byakozwe n'intumwa ngo kutubishoma mu byakozwe n'intumwa 12:22 12:22 ngo yemwe noneho n'ijwi ry'Imana si iry'umuntu. ngo bantu mwe no nera kariya yarahanga tiryo muntu Babwiye Herode ko ari kuvuga nk'Imana, akagambira Herode ngo nagamba nkaranga, nawe yumva ko kari kuvuga nk'Imana, abuzimazima yahura riyo nagamba nkaranga. nyamara yarazi ko icyubahiro gikwiriye Imana yo mu ijuru. Mukakana manyanga kitenisa kishemeriro wahigo. Mu gihe Herode yiyumvagamo ko nawe ari kuvuga nk'Imana, Herode byabire naye hurura mu ngariyo nagamba nkaranga, ubuzima bwe bwahise buhinduka ako kanya. Amagara ge gafashwe nigahinduka ishahejo. Ngo muri uwo mwanya arahindurirwa biteye ubwoba. Umwanya muciye yahindurirwa ngo bikwisibo. Ngo mu maso ye hahinduka nk'aho umuntu ugiye gupfa, Aho mishohe hahinduka ngaho umuntu waza gupfa. akaba ari masamba. Ari nakaba. Nuko atangira kubira ibyuya byinshi, Yatandika kubira yatandika kureta etutu nyingi. ahagarara akanya gato nk'umuntu wumiwe, Yayemerera umwanya muke ngo umuntu oshobirwe kubera uburibwe n'ubwoba. habo kubo kuribwa nabwo n'ubwoba. Yahindukiriye inshuti ze, akahindukirira abanywani be, nazo zari zafashwe n'ubwoba, nabo bakaba bakwasirwa ubwoba. maze avugana ijwi rirenga ati, ase yagambanira hakarango nagira ati, ryari ijwi ry'amarembera ryanyuma. karigira dukwendera ya nyuma. Nuko aravuga ati, Yagira ati, uwo mwasingizaga nk'Imana umwana mushaba nkarahanga urupfu ruramujyana. ufu yamutwara, Nawe yiyumvisemo ko agiye gupfa. nawe akehurura mu kuyaza kufa. Uwo mwanya Herode Omwanya gwe Herode ngo yafashwe n'umubabaro w'indengakamere, ngakakwatwa n'obusasi obwingi munonga, bamukura aho yanyweraga bamwiha wiyabire nanywera kandi yiyerekaniraga. nangwa na wiyabire nayeyereka. Mu mwanya muto wari ushize Umwanya muco gwabire gukwire nibwo bamusingizaga, nibo babire nibamuhereza nibamurata. ngo ibyo yari yarakoze byose Ebiyabire akozire byona byamugarutsemo, bikamugarukamo. atangira gutekereza ibikorwa bibi yakoze. Yatandika kutekateka ibikorwa bibi byakoze, Yatekereje uburyo yishe Yakobo, akatekateka uko yayisire Yakobo, yatekereje uburyo yari agiye kwica Petero. yatekateka uko yabire yaza kwita Petero. Ntiyashoboye kubona ikimukiza, Tarasize kubone cyakubasa kumukiza. ubwo bubabare n'intimba yari afite, Usasobwe nangwa nenaka yiyabira yine, kandi nta n'icyo yari yiringiye kubona. kandi kini n'ikindi kiyabira yisigire kubona. Yasobanukiwe n'itegeko ry'Imana Akabasa kushoborokerwa n'ikiragiro cya Ruhanga, rivuga ngo ntukagire izindi mana mu maso yawe. eri kugira ngo utarigire izindi Ruhanga izo batuye ko mu misho kawe. Yamenye ko ubwo yemereraga abantu ko bamuramya, Akamanya ngo buyabire nakiriza abantu bamuramye, yari yujuje igikombe cye ekikopo cy'ikika cyaheze cyo gukiranirwa, icyo ubakira, maze atuma uburakari bw'Imana bumusukwaho. haza yaretera ubukinga cya Ruhanga cyamwijaho. Nk'uko tubisoma mu byakozwe n'intumwa 12, Ko
twubushoma mu byakoze ubuntu 12 marayika yamukubise urushyi marayika akamutera urushyi nuko aragwa yagwa nuko babona inyogusi barebe inyogorizo urumva byabaye kuri Herode muhurebe yabibira Herode ngo marayika wari uvuye gufungura Petero marayika wabiri ugiye gukomora Petero niwe waje gukubita Herode n'uwizire kera Herode marayika wari umaze guhesha icyubahiro Petero marayika wabiri waheza kuhereza ikitinisa Petero yaje gutanga igihano kuri Herode akija kuhereza cyano aha Herode ibya Herode birarangira ibya Herode byawo ese ashimwe kama bavandimwe simi bintatu dukeneye gutekereza ku rubanza ruhari tune kutekateka ngo rubanza ruru umuntu akora ibyaha byinshi umuntu nakore bibingi ariko hari umunsi umwe ibyo yakoze bimugaruka konkayi nebya izoba rumwe biyakoze rubumugaruka kandi bikagaruka nta mahirwe agifite kandi bigaruka atakine chance yone ku buryo nawe atekereza nawe akitekateka akabona biramurangiranye areba nawe byahuye mbese dukwiriye guseka Herode itwe twine gushekera Herode cyangwa Pilato ninga Pilato na Herode wundi wishe Yohana na Herode nijo wisire Yohana mbese dukeneye guseka Kayafa twine gusheka Kayafa nawe ubwo yaciraga Yesu urubanza Kayafa nawe byabere nacera Yesu urubanza yashishimuye umwambaro we arawuca akacoro icujara ucyo yashtago nuko nawe ibyo bifatirwa umwanzuro mu ijuru nawe byakwaturwa decision no mu ijuru bafashe umwanzuro uvuga ngo umwiguru bakasharamu uko bigenze ku mwenda we okubiya twasubwa mwenda we kuko umutambyi atari yemerewe guca umwenda we abuwa umunyamurwa kati kwikizwa icuraro cye uko umwenda w'ubutambyi wacitse uko icuraro cyo munyamurwa cyacu kire niko mu ijuru bari bamukuye ku butambyi niko namwiguru babiri bamwihire aha bunyamurwa yasigaye ari umutambyi mu isi akaguma ari umunyamurwa munsi ariko Imana itamubara nk'umutambyi konkara hangata kumureba nk'umunyamurwa na Kayafa ibye byari birangiye na Kayafa ibihe bikabihuye hari abantu benshi imbabazi zagiye zirangirira hari abantu binge imbabazi zo kuzagenzereza ubaho ari bazima bahuriye kandi bagenda bavandimwe kandi bakugenda ntabwo dukeneye kubaseka twinde kubashekera ahubwo dukeneye kwirinda gukora ibyabishe kureka twine kwirinda ukore byabayesetero byabaretero kufa dukeneye kwirinda gukora twine kwirinda gukora ibyatumye bacirwaho iteka ibyaresire ntibacirwaho urubanza ntabwo dukeneye guseka umupfu tushemerere gusheka umufu kandi turi kurya ibyamwishe kandi turene tugiye byamwise kuko igihe uri kurya ibyishe umuntu abo kuba wanogiye bisira umuntu nyamara uri guseka uwapfuye kandi rero ntushikere wafiri nawe uri hafi kumukurikira niyo nawe uri kumukuratira bavandimwe dukeneye kuba maso banyoni banje twine kuba attentive Luka 13 Luka 13 kwiga icyigisho kivuga ngo urendo yegeje kugira Nimutihana muzarimbuka mwese mwaba mutetisize mwe numuzakuhwerekyerera uhereye ku murongo wa mbere watangira mushorogo bwo kubanza haranditswe ngo abanyagalilaya bishwe na Pilato hahanditswe ngo abagalilaya ukwitwa Pilato muri icyo gihe hari abantu bari bahari muri webyo bakaba hariho abantu bamwe ababire bari aho bamutekereza iby'abanyagalilaya abo Pilato yavangiye amaraso yabo n'ibitambo byabo Pilato yajangize eshagama yabo n'ibitambo byabo Yesu arabasubiza ati yabagaruka mati mbese mugira ngo abo banyagalilaya mugira ngo abanyagalilaya bo bari abanyabyaha kuruta abandi banyagalilaya bakaba bari abasisi okukira abandi banyagalilaya bona ubwo bababajwe batyo nicyo bayitirwe kubibatyo ndababwira yuko atari ko biri bagambira nti tuko kiri ahubwo namwe nimutihana amanyangu nimwe kumurabe mutetisize muzarimbuka mutyo mwese yawerekyerera mwena nkabo umurongo wa 4 ishura ya 4 cyangwa se babandi 18 nashi baba abantu abo 18 abo umunara w'Isilowamu wagwiriye ukabica abo umunara go muri Silowamu gwagwerire ukabita mugira ngo bari abanyabyaha kuruta abandi b'i Yerusalemu bose bakaba bari abasisi okukira abandi bona ababire batura Yerusalemu ndababwira yuko atari ko biri mbagambira tuko kiri ahubwo namwe nimutihana amanyangu nimwe kumurabe mutetisize muzarimbuka mutyo mwese yawerekyerera mwena nkabo
bavandimwe inshuti zanyu, banywanyi banjye, nimutihana mwamutisize muzarimbuka nk'uko byagendekeye abandi. nzakuhwerekyerera ngo kubyatwarizibwa abandi. Yesu aravuze ati, Yesu yagira ati, aba bantu bishwe batya aba bantu abisirwa bati, ntabwo ari uko basumbyaga abandi ibyaha. kugira ngo bakandi bakize abandi. Ndababwira yuko Imbagambira nti, n'abarimbukiye Yerusalemu n'abahwerekyerera i Yerusalemu ntabwo ari uko basumbya abandi banyabyaha bo ku kugira ngo isi. bakize abandi banyabi b'umunsi. Abaguye i Sodomu Abaguye Sodoma ndetse n'i Gomora nangwa na Gomora, n'uyu munsi wa none n'iri zuba hari abandi bakora ibisa nk'ibyo hariho bakoze. abandi bakora ibishushanyo n'ibyo bakoze. Abarimbuwe n'umwuzure Aba basize kuhwerekyerera habo mu ijuru. uyu munsi hari abakora nk'ibyo bakoze. Hari n'abakora nk'ibyo. Bavandimwe, Banywanyi banjye, wowe ukora nk'ibyo bakoze ihora gukora nk'ibyo bakoze ugira ngo urabaruta. ugira ngo nubakira. Kuba ukiriho ntabwo baruta. Uwo kiriho to kugira ngo nubakira nyine cyo kubakiza. Nutihana Wabatetisize nawe uzarimbuka. niyo noza kuhwerekyerera. Pawulo ari mu murimo, Pawulo agiye mu murimo. hari ahantu henshi yagiye anyura, Ina hantu yinjya wiyagenzere naraba. kandi hari abantu bagiye bagerwaho n'amahirwe. Kandi ni n'abantu binjya bagenzere nibabugana no mu gishobo. Inshuro imwe bakumva ibintu batigeze bumva, Umurundo umwe urebe inte bataraburiye. ariko bakinangira rimwe Kunga bacenangira umurundo umwe. bikarangira barimbutse. Bihendera bahwerekyerera. Iyo dusomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, Bashoma mu gisebe cy'abiyakoze ubuntumwa. hari amagambo ahari Ari bigambe biruhu. mu gice cya 39. Ateka cyasha turamwenda. Ahangaha Pawulo Aha Pawulo yari amaze igihe aburanishwa. akamazire biro bakumubu ari mu rubanza. Yaburanishwaga abayuda bamushinja, Abayuda bakabayindi bamushinja. bari baramureze ngo yahumanije urusengero, Bakaba muregere ngakabasa kushisho ekanisa. ngo yazanyemo umunyamahanga, Ngakaheta mu munyamahanga. ndetse bamushinja ko Nango bakumushinja. agenda agomesha abantu. Ngo nagenda nagomesa abantu. Ariko baramubeshyera. Ungaba kandi bamubehera. Pawulo rero yatangiye kuburana, Pawulo rakatandika kuzo mu rubanza. agenda aburanira ku bantu benshi, Yagenda nabura nazo mu rubanza hari abantu binji. kugeza igihe yageze imbere y'uwitwa Feliki. Okusiyo uyakira hamwe umuntu bakweta Feliki. Nuko igihe Pawulo yari imbere ya Feliki, Pawulo buyari ari mu misho ga Feliki. yahawe umwanya wo kwisobanura. Akahabwa ubwire bwo kubasa kushobora. Nuko Pawulo ahagarara imbere ya Feliki, Pawulo yayemera mu misho ga Feliki. atangira kumubwira amagambo y'Imana, Yatandika mu gambere ibigambo byarahanga. amubwira ibya Yesu Kristo, Yamugambere bya Yesu Kristo. amubwira uburyo Yesu yavuye mu ijuru Yamugambere ko Yesu yarigiro mu iguru. akaza gupfira abantu, Akija kufera abantu. amubwira n'uburyo nawe ubwe yahindutse. Yamugambira no kuwe ubwe yahindukire yasebinuka. Pawulo yivuga ubwe. Pawulo arikwegambo. Feliki yumvise ibintu Feliki ko yahurire bindebe. bikora ku mutima we cyane. Byakora mu mutima gw'umunonga. Paje 262 Hari peji ya Bibiri nkagani. ndetse n'umugore wa Feliki N'umukazi wa Feliki. nawe yasobanukiwe neza kamere Nawe itunganye akashoborokerwa umuntu ushikirire buzima. y'amategeko yari yarishe, Ye biragirwe ebya birahenzere. ariko imyumvire mibi yari afite ku babambwe i Karuvali Konka okurura kube ko wabambirwe Karuvali. yatumye umutima we winangira, Bikaretera umutima gwo ubutagonda. arwanya ijambo ry'ubugingo. Yarwandisa ikigambo cy'amagara. Nyamara Feliki Konka Feliki ntiyari yarigeze yumva ukuri, akataraburireho mazuru. kandi ubwo umwuka w'Imana yemezaga umutima we, Kandi obumuyobora hanga yabere na hamye umutima gwe. Feliki yumvise akozwe ku mutima. Feliki akahura yakwatuha umutima. Umutima nama we warakangutse, Umutima gwe kukabasa kusimuka. maze wumvikanisha ijwi ryawo. Aza yahurizwa niraka yabo. Maze Feliki yumva amagambo ya Pawulo ari ukuri. Feliki yahurira ibigambo bya Pawulo byamaze. Yasubije amaso inyuma, Akagarura misho nyuma. areba ibyo yakoze byose bimuciraho iteka. Yarebe byakoze byona byamuciraho urubanza. Imbere ye Omisho bwe higaragaje mu buryo bukomeye, hakeyereka umuringo obugumira. abona amabanga yo mu buzima bwe bwose. Yareba ibhama byo mu magarage gone. Yarebye ibyo yakoze kera, Akarebe byakoze rekare. byaranzwe no gusayisha, Ibyabire byijuyemo kushisha. mu busambanyi n'ubwicanyi, Umushambana no kwita. kumena amaraso, Okushesheshaga. ndetse hagaragaye ibintu bibi cyane Nango hakarebeka ibintu bibi munonga. byo mu minsi mike yari ishize mu mibereho ye. Byahwire umukubaho kwe.
yibonye ko ari umuntu wakundaga ibinezeza by'umubiri, akareba iyo umuntu wabiri nokunda byo kushemeza iby'umubiri, yabonye ko yari umugome, akareba ngabira ryo mwinazi, abona ko ari umunyamururumba, yareba ngakayi no mururu. Ibyo Feliki byose yakoze byamuje imbere, Ibihe Feliki yakoze byona bikamwijuna, yumva aratsinzwe. yahura yasinga urubanza. Nta na rimwe mbere y'icyo gihe Tine bwo kubanza ibyo bitagijeho, yari yarigeze yumva ubutumwa aho yabire yahurireho ubutumwa bwakabakabye umutima we. ubwo abire nibukwata umutima we Nk'icyo gihe ngo bwiro, nta na rimwe ibitekerezo bye hariho na rumwe ibitekateko bye byari byarigeze bigira ubwoba nk'icyo gihe, ubu yagize ubwoba ngo bwiro, gutekereza ko amabanga ye yose ukutekateka ngo ibihamba bye byona y'ibyo yakoze y'ibindi byakoze byagaragaye imbere y'Imana, byarebeka omisho garhanga, kandi agatekereza ko agomba gucirwa urubanza kandi no kushingwaho urubanza hakurikijwe ibyo yakoze, hari kurata uruhe n'ibindi byakoze, byatumye agira ubwoba. bikaretera yagira ubwoba. Nyamara aho kugira ngo iby'umutima we wamwemeje bimutere kwihana, kunga kugira ngo ibindi by'umutima gwo abasa kumugambira ngo abase kwetisa, yagerageje kubyirengagiza. akagezaho kubyeguza. Ikiganiro yari afitanye na Pawulo, ikiganiro cyagezire na Pawulo cyarangiriye aho. kikahenderera, Yaravuze ati, akagira ati, genda Pawulo, yoko Pawulo nimbona umwanya ndabona umwanya nzagutumira, nzakwera. nk'uko biri mu byakozwe mu 24 iyo mu byakoze n'utuma abinina mu 25. umushorongo bwa 25. Yanze kwakira Yesu ako kanya, akanga kwakira Yesu egesha, aravuga ngo genda nimbona umwanya nzagutumira. yabyangirwa ko ndabona umwanya nzakwera. Ariko hepfo haranditse ngo ngayifa handike Feliki yakundaga ruswa, Feliki akanakunda uburibwe nguzi, ngo yakomeje kujya asura Pawulo, akagumiza muna taya ya Pawulo, yanga kumufungura, yanga kumusibura, ari gukeka ko Pawulo azamuha ruswa, ariko uvanya ngo Pawulo nabasa kumuherezaho uburibwe nguzi, nuko akamufungura. rero akabasa kumukomora. Nyamara Pawulo Pawulo ngo yari afite imico nk'iya Kristo, akaye n'imico nk'iya Kristo, ngo yari afite kamere itunganye, akaye n'umutima ubushemere buzima, ku buryo atashoboraga gutanga ruswa akata kubasa kuhereza yo kitugana kugira ngo arekurwe, kugira ngo base kumukomora umucono. nta cyaha na kimwe cyamuhamaga, kinde kibina kimwe cyabirenge kimukwatsi, bityo ntiyashoboraga guca bugufi dera akata kubasa kwicureza ngo akore kwiteka hanze, ngo akore icyaha kugira ngo arekurwe. ngakore kibi kugira ngo babase kumurekura. Ngo byongeye kandi Pawulo Bikagaruka Pawulo yari n'umukene, akajya mu ngo ntiyashoboraga kwishyura icyo kiguzi, akata kabasa kwigura ikiguzi, niyo aba yiteguye gutanga ibiguzi, n'ubu yabire naza kwetebekanisa kuhereza ibiguzi, yari umukene ntiyari kubona icyo yishyura. akayimora akata kuja kubona cyari kwigura. Ariko kuko Feliki yanze gufata umwanzuro wo ngabo kwihana, kuba Feliki akanga kwata decision yo kwetisa, ategereje ngo bazamuha amafaranga, ategereze ngo bije bamuhereze sente, imbabazi zamurangiriye. imbabazi zikamuhegera. Paje 263. Ahapeji rukaga nkaganisha, imirasire y'umucyo uvuye mu ijuru umushana ubwo mu iguru yari yaramurikiye Feliki kagwamurikire Feliki igihe Pawulo yaganiraga nawe ibyerekeye Pawulo ubutungane, yabire nagane nawe ibyo kushyikira, kwirinda n'urubanza ruzaza. ukwerinda n'urubanza rurije, Ayo yari amahirwe yari ahawe etegeri n'Imana chance iyabirahirwe na ruhanga kugira ngo areke ibyaha bye. kugira ngo abase kureka ibibi. Ariko yabwiye intumwa y'Imana ati, ubwa mbere ntuma yarahanga ati, none genda nimbona uburyo nzagutumira. biroka ko ndabona ubwire nizakutuma. Yari yirengagije amahirwe ye ya nyuma, akaya yabugize chance ye yabanye, yari ahawe imbabazi, yabirahirwe y'imbabazi. nta kindi gihe yari kuzongera kubona kino bwiro bundi ubuyabire naza kubona cyo kumva guhamagara kw'Imana. cyo kuro kwita kwa ruhanga. Bavanywe nuko ibya Feliki byarangiye, banywani banje bya Feliki koko bivu byahindi byarangiye atihanye. bikahendera atetisize. Nanone mu byakozwe n'intumwa nangwe no byakoze rw'intumwa igice cya 25 apeji ya icuka cya 25 tuhabona iby'umugabo witwa Agiripa. twareba iby'umushijo bakwita Agiripa. Igihe Feliki yavaga ku butegetsi, ubu Feliki yabinaga abutegetsi kubw'ibibazo byari bivutse mu bintu yakoze, aho bizibe byabire bibire ahabinde byakoze, yasize Pawulo afunzwe. akasiga Pawulo y'umucyo. Nuko Pawulo aburanira imbere ya Festo, Pawulo yazo mu rubanza umisho ga Festo. nuko Festo yifuza gushyikiriza Pawulo umwami witwa Agiripa.
Paulo Festo yaitenga kusia Paulo ahamugabo w'abintu bita Agripa. Igihe Agripa n'umugore we Ubwirwa Agripa n'umukazi we bari kumwe na Festo, ubabe bari hamwe na Festo bari kumva ibya Paulo. bakure bya Paulo. Festo yabwiye Agripa ati, Festo akagambira Agripa ati, reka twumve icyo umugabo yiregura, reka twure mushushogo cyayo nayicuriraho rwanda, kuko ntago natanga umuntu ngo bamufunge gutyo ahubwo gutyo, batinga kubasa kwa yo muntu ngo babase kumusiba basyo, ngo bamucire urubanza ntabasha gusobanura icyo azira. mutakubasa kushobora je ikindi cyakoze. Reka twumve ibyo yiregura. Reka twure byabenagamba. Umwami Agripa, Umugabe Agripa yahereye ubwo aha Paulo uburenganzira bwo kwisobanura. Akatandikiraho yahereza chance Paulo kubasa kwigamba. Ndi gusoma page 168 ayo nasoma page 2:8 mu gice cya 41. umuteka cyana na kimwe. Intumwa Paulo ntiyigeze ahungabanywa n'ibyari bimuzengurutse tarakwasirwe n'ibyabire bimwetorira cyangwa se abategetsi bakuru, ningasha abategetsi abakuru, ngo yarazi uburyo ubutunzi bw'iyi si ngakana manye ubwiga bw'ezo n'icyubahiro cyayo n'esistensa cyayo, yarazi uburyo ari iby'agaciro gake, akana manye kubiri by'umuhendo bisho ubwiza burabagirana bw'iyi si, uburunje burebeka je ubwenseki n'ubushobozi bwayo ntabwo byari gucogoza ubutwari bwa Paulo, bitakubasa kwemereza ubutwari ubumanzi bwa Paulo, cyangwa ngo bitume adashobora kwikomeza. Ningashubirete atakabasa kwigura. Paulo yari akomeye mu mutima, Paulo akagumira mu mutima, ntabwo yigeze atinya ibyubahiro by'abantu, karatinire ibiteresa by'abantu, cyangwa ngo atinye abantu bafite amafaranga. Ningashingate n'abantu abindeseni, yari azi ko iby'isi ari ubusa. akana manyange byensiyusha, yaravuze ati, akagira ati, ibyo narezwe byose mwami Agripa, ebimwa bandekere byo na mugabe Agripa, ndishimye ko ari wowe ngiye kubisobanura, naye sima ahabo kuba niwe nazabiganda, cyane cyane ko wowe uzi iby'abayuda byose, namnongiwe no manye by'abayuda bone, nicyo gitumye nkwinginga nshonga nakushengeza ngo wihanganire kubyumva. ngo yihanganire kubura. Paulo atangira kwisobanura. Paulo yatangira kwivunuraho, ngo yababwiye uburyo yahindutse, ngakabagambira ko yahindukire, akava mu kwinangira umutima, akarugo mu kwenangira umutima, maze akizera Yesu w'i Nazareti, azakikiriza umugabe wa Nazareti. yabarondoreye ibyiyerekwa yagize, akabagambira ebikorekwa byayizire n'uburyo ryamuteye ubwoba n'ubukuba byamwisize ubwoba igihe ari mu rugendo ajya i Damasiko. ubu yabiraga mu rugendo akoze Damasiko, yababwiye uburyo yahuye na Yesu, akabagambira ko yabwine Yesu, yababwiye uwo yari we mbere, akabagambira ko yabirariwe umukubanza, n'uburyo yarenganyaga abantu, no kuyabire na ita kuba abantu, ariko ababwira uburyo yahuye na Yesu, yabagambira ko yabwine na Yesu, akagira umutima mushya, akagira umutima mushya, nuko abo mwizeranye kuri wa Yesu, yabo mwikiza uwo mazima wa Yesu, abitewe n'imbabazi. ariko betora n'imbabazi. Imbere ya Agripa, umishoga Agripa, Paulo yavuze mu magambo yumvikana, Paulo akagamba mu magambo y'ubushoroshe, kandi avugana imbaraga, kandi yagambisa amani, yerekana ingingo zikomeye ziranga Kristo, yereka ibintu ebigume ebyabiri byereka Kristo, yahamije ko Mesiya wavuzwe mu buhanuzi akahamya ngo Mesiya wagambira umunabi ari wo wari Yesu w'i Nazareti, ni wabiro Yesu wa Nazareti, yerekanye uburyo ibyanditswe kera akoreka ebyahandikirwe kare byari byaravuze ko Mesiya yagombaga kuza nk'umuntu, bikabyagize ngo Mesiya yine kwija nk'umuntu. bivuze ngo Paulo yababwiye ibya Yesu byose, Ekumaze ngo Paulo akabagambira ibya Yesu byose, ababwira uburyo yapfuye, yabagambira ko yafiye, ababwira n'uburyo yazutse, yabagambira no kuyazokera, uburyo Yesu yatsinze urupfu. uko Yesu yasingirira. Igihe yamubwiraga ibintu, ubu yabiri namugambira ibintu, Festo yaravuze ati, Festo akagira ati, urasaze Paulo, washara Paulo, ariko Paulo aravuga ngo sinsaze, Paulo yajya mutisha zire, ahubwo amubwira ko ari ibya Yesu avuga. ureka yamugira ngo nebya Yesu byari nagamba, nuko ahubwo Paulo ahindukirira Agripa, Paulo yahindukira Agripa, aramubwira ati, yamugira ati, mwami Agripa, umugabe Agripa, mbese wemeye ibyahanuwe? wikirize ibyagandirwe? Ati, nzi yuko ubyemeye. Nikiza ngo wabyikiriza. Umwami Agripa yakozwe ku mutima, umugabe Agripa akakwatwa mu mutima, amara umwanya muto yiyumvira, yamara umwanya muke ariko yahura, ariko ikibazo gikomeye ikizibe kigumireye,
ibyo byaje kumushiramo. Ibi bikisha byamuntu. Nukabwira Pawulo adatekereje. Yagambira Pawulo adatekereye. Atubuze gato ukanyemeza kuba umukristo. Nduwaburaho kake ukamenyesa ku umukristo. Igihe Agripa yavugaga ibyo. Agripa buyabiri nagambe ibyo. Nawe urugi rw'imbabazi rwari rukinzwe. Nawe urugi rw'imbabazi rugashingwa. Murumva ukuntu byagiye birangira ku bantu benshi. Muhoro kubyagenze ni w'abantu binji. Bavandimwe. Banyari banje. Reka mbabwire ko dukeneye kwihana. Reka mbagambire ngo ndutengo kwepisa. Abantu benshi Pawulo yageze inyuma asoza umurimo. Abantu binji abo Pawulo yakira bari kuhendera umuntu. Byarangiye nabi kuri bo. Bikahendera kubi ahari. Icyakora n'abasirikare benshi bihana. Kahinde n'abasirikare binji abayetisize. N'umwami Nero yafashe umwanzuro mubi. N'umugabe Nero akakwata decision. Nawe yanga kwihana. Nawe yanga kwetisa. Umwami mubi cyane w'umugome. Umugabe mubi munonga w'umwirazi. Wagiraga umujinya. Wabirori n'ikiniga. Igihe Pawulo yamugiraga imbere. Pawulo yari nabikomisho. Nawe yaratsinzwe ku mutima. Nakabaza gusingo. Ariko yanga kwihana. Yanga kwetisa. Bavandimwe ndabasaba. Reka abanyani bageni bashaba. Ubwo urubanza ruhari. Ubwo urubanza ruriho. Mwihane. Mwetisa. Mwakire ubutumwa bwiza. Mwakire amakuru marungi. Imana iturinde kuzarimbuka. Mukama yiza turinde gukwerekera. Kandi twarumvise ijambo ryayo. Kandi twarahurira ikigambo cyayo. Mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Ushimwe data. Simo ruhanga. Muri uyu mwanya. Umwanya wo duhe kukwakira. Turizo kwakira. Abakurikiye bose. Abakuratire bona. Ubahe kukwakira. Abarezo kwakira. Ubarinde kwinangira. Ubarinde kwinangira umutima. Ahubwo bakuyoboke byo. Ureka bakuratire. Maze babone umwuka w'ubugingo. Umwoyo w'amazi. Uri hafi kugaruka. Uri kugaruka. Duhe kwitegura kuzuye. Turizo kwitegura cyo kwizera. Mu izina rya Yesu. Amen.